akantu gatoya sha burya nta nubwo akantu gakomeye ntabwo mwakumvishije gakaza ahubwo Yangeri ni umuntu w'umuhanga byatari arabyemerewe yemerewe gushyira kuri channel yiwe indirimbo ziwe zo yashoyemo ako kantu mugashyira mu mutwe niba muri abantu mutekereza aho atashoye nyine why not yarakoreye nyine Yangeri yarashoye nta mpamvu y'umuntu yuko yaza akina mu bintu byo gushira ibyo yashoyemo nyine rero mwebwe ahubwo ni mutuze Yangeri ahubwo uri umuntu w'umugabo mena icyo muri gukomozaho ni indirimbo hejuru sibyo ufite laptop yawe genda urebe hejuru okay ugenda urebe n'indirimbo yatangiriyeho yitwa Ndatinda ibyo ntabwo nabikubajije wowe kugenda urebe ibyo nakubwiye icyo wayibonye uko iyo ndirimbo itangira urabibona harimo amarogo yose right dore application yaciye ibintu mu guhuza abakunzi ku isi hose guhera muri 2022 nta yindi ni single connect ya muri Apple Store injiramo neza cyane reba hasi kuri search ubundi ukandeho aho ngaho uzamuka hejuru muri search wandikemo singles connect aho ngaho numara kwandikamo singles connect hangane kuri Apple Store baraza kwita baguha ikintu cyitwa singles connect application urangiza downloading and then kubera ko ukoresha iPhone aho ngaho baraza gusaba gushyiramo Face ID ukande kabiri hari double click kuri installation ubundi ushyiramo Face ID yaba checking ukwemera ku downloading nta mafaranga bisaba nta n'ikindi kintu bisaba reka tushyiremo application yacu urabibona neza ko application yanjye irimo kujya muri telefone yanjye hano ngiye kwibonera umukunzi kuva ku isi hose hirya no hino imaze kujya muri rayifungura ubundi kuzuza ibisabwa imyirondoro yawe n'ibyo ukunda application imaze kugera muri telefone yanjye rero nawe ushaka kuyidownload ubundi kubonera umukunzi kuva ku isi hose na singles connect kuva kuri hejuru y'imyaka 18 aza kuva muri mute je narindi bizarre ko nazo ndikubumva sibyo icyo muri gukomozaho ni indirimbo hejuru sibyo ufite laptop yawe genda urebe hejuru okay ugenda urebe n'indirimbo yatangiriyeho yitwa Ndatinda ibyo ntabwo nabikubajije wowe kugenda urebe ibyo nakubwiye icyo wayibonye uko iyo ndirimbo itangira urabibona harimo amarogo yose right hejuru kubonamo hari logo irimo ya Art Entertainment uri kubona n'ubwo uzi n'igihugu kirwana n'ikindi okay warebye hejuru right warebye video of course okay hejuru wayibonyemo logo ya Art Entertainment no ngende kuvuga indirimbo bita hejuru indirimbo yitwa hejuru ya Jowest yeah whatever igihe cyose gishize okay uri kubonaho ucuranga indirimbo urebe ko harimo logo ya Art Entertainment indirimbo zose guturuka kuri Nyiraceceka guturuka kuri Ndatinda indirimbo zose ziriho harimo logo ya Art Entertainment zagizwemo uruhari ariko mu gihe umuhanzi yayifuje yarayitwaye niyo mpamvu iri no kuri channel yiwe njye ni umushuti wanjye njye ntabirenze ibyo bintu rero ari igihe mwivanga mu bintu mutazi wagwane
ntabwo yari ifite views ziri hejuru kurusha Happiness. Yari ifite 500,000 nabikubwiye. Umuhanzi ntabwo yabikeneye kugaruka kuri cyane. Ukumva rero ni ku ruhande rw'umuhanzi ntabwo ari kuri njyewe. Na niyo mpamvu wabonye ahita yaprodinga he kuri channel yiwe. So ntabwo ari zose. Nuko yabishatse. N'ubu ngubu zirashaka agera akazaprodinga na njye ntabirenze. Ntabwo nagera ngo nkore iki n'iki ngo mvuge ngo yaprodinze. Ntabikabije. Yakwiyaprodinga ntabirenze. Nagaruye nkeye muri iyo ndirimbo hejuru ntabwo twari dufitanyemo contract. Ntabwo yari muri contract. Ni ukuvuga rero iyo ndirimbo Didima waretse umusa Jowest afite uburenganzira ku gihangano cyose mwakoranye kuba yagishyira kuri YouTube channel ye. Only that. Ibihangano byose mwakoranye abifite uburenganzira. Urakoze cyane. Kubyashizemo umusanzu bashakaga. None se ubwo urumva hari aho atemerewe kugera rero. uvuze gute? Komeza ubwo nari muhaye umurongo. Wari uvuze gute? Nari nkubajije ngo ibihangano byose mwakoranye na Jowest ubu ngubu abifitiye uburenganzira ku bya prodinga ku muyoboro we. Afite uburenganzira bwo kubya prodinga ariko ntago njyewe navuga ati wo uri kwa prodinga ikintu cyawe kuko nawe yarabikoze to. Kuko yego cyangwa arabyemerewe. Nabimwemereye arabyemerewe. Urakoze cyane. Ubwo n'ubundi uracyamuziritse wabimwemereye nyine. Ntago muziritse sari kuzaprodinga. Ntago muziritse arabyemerewe. Kera njye narabimwemereye. Yazishira kuri platform yiwe yazi performing. Kuri njye nta kibazo. Umusaba uva mu uri umuntu w'umugabo. Ibihangano byose mwakoranye na Jowest nkuko ari ubuze uti ubu ngubu yemerewe kubishiraho. Yemerewe nyine kuzamura ibihangano bye kuri YouTube channel ye. Nkuko avuze uti yemerewe brother. Ntago ari imwe yashizeho. Hariho nyinshi. Ibihangano byose mwakoranye. Oh my god. Ya nanjye nibyo ndi kukubwira mu byo twakoranye birahari kuri channel ye. Okay. Did mukomeze muganire n'ubu bagiye ikibazo. Manager. Abantu banteyaga. Manager urega ikintu ngiye kwemeraho ni kimwe. Wari manager mbere utarakena ariko waje gukena reka bahangane n'ingaruka z'ubukene bwawe. Izo ni ingaruka z'ubukene mwana ziri kugaruka. Wone nta mukiri uza kuburana ngo bayaprodinze indirimbo ngo wahayidinze. Ubwo n'ubukene bukire ko kwataka mwana. Didima nizere ko umurongo wawumvise none ntagire umuntu wongera kukugora wabyumvise. Urumva ngo hari aho temerewe kugera. Didima Jowest yemeye kujya gufatwa na manager w'umukene ubundi abona bizarangira ute? Yabonaga bizarangira neza. Nahangana tari mukene se ubwo wajya gufata indirimbo y'umuntu ufite miliyoni ukajya kuyahidinga atari ubutindi mwana. Mureke mvuga akantu gatoya. Sha burya nta nubwo akantu gakomeye ntabwo mwakumvishije gakaza ahubwo. Ahubwo Yangeri ni umuntu w'umuhanga byatari. Arabyemerewe yemerewe gushyira kuri channel yiwe indirimbo ziwe zo yashoyemo. Ako kantu mugashyira mu mutwe niba muri abantu mutekereza. Aho atashoye nyine why not? Yarakoreye nyine Yangeri yarashoye. Nta mpamvu y'umuntu yuko yaza akina mu bintu byo gushira ibyo yashoyemo nyine. Rero mwebwe ahubwo ni mutuze
Young Jerry ahubwo uri umuntu w'umugabo mena Didima usubije utubazo twadanje tw'ubwenge Young Jerry wewe ngeze ukuri indirimbo i Kigali ya Jowest katuvuye kwenda yabaga ihagaze miliyoni yenda yanashutinze bro irenga nta kibazo uza amakarito Young Jerry yabaga yikoreye ku nangana nasubwa muri contract yabaga handitsemo iki mu byeyi yiki Daddy nawe Didimane ikintu mwacyumvishije mwamuri kuvugira umuntu bita Jowest hari umupaka atagomba kurengaho beka byihoro wasanga Jowest arimo gusuragura byihorere nimba Jowest nyine none umuntu yagiye none yasako mwebwe nubwo mwumvisha akantu Young Jerry yavuze aho yashoye mujye muba abanyarwanda mwumva ibintu bikaze mena aho yashoye nyine niwe yemerewe kugera ese beka kuri shiti yacu Jerry yaduhaye ishusho ya contract bari bafitanye na Jowest no mind your business ntabwo ibyo ngibyo bikureba ntabwo ibyo ngibyo bikureba Daddy ikintu ugomba kumenya Young Jerry yashoye umuzigo urumva ashora umuzigo abonye bitavamo aragenda so ikindi uriya muntu yamuhaye uburenganzira yemerewe kuperforminga yemerewe kuzishyira kuri platform ariko izo yashoyemo izo atashoyemo ni no stop mujye mwumva mushyiremo inyurabwenge Young Jerry nawe ikindi kintu mubwiye sibyo Young Jerry reka mubwire aka kantu kandi ugafate mu mutwe nimba waramushoyemo uri manager wiwe akakugirira icyizere uzahanira icyo cyizere ntukamukandamize kuko nomara watu uri gukandamiza right now abereye ntabwo namukandamiza ari amakarito yikoreraga kunyangamo amafaranga yo gushora mu muziki ubwo yarayikoreye umva nkubwire wavuga ibyo bintu utabivuga uvuga niyo washora miliyoni 2 mu muhanzi ukizamuka nkubwije ukuri ko aya mafaranga utapfa no kuyagarura nibyo Didimane yaza ari kuvuga umuntu ashobora kuba manager wundi muntu ngo amafaranga yinjije menshi amafaranga twashoye mu happiness ugira ko yapfa kugaruka asa wa mugani ako birumvikana Young Jerry bino bintu waje ubyidumburamo oya yemba zibyo ari mama ntabwo ari ukuvuga ngo waje ubyidumburamo Young Jerry ntabwo haririmba ngo n'umuhanzi waririmba ibintu uzabihuze byo n'abandi byarabananiye ako tera umwana Young Jerry nta mu manager umuntu manager ntabwo ashobora kuba umuhanzi nawe ngo nose ubwo ni ndawe uri ku managing undi ngo umwana ni wajya promoting indirimbo y'umuhanzi wawe ushida ku promoting yawe yenda ngende byose twana bitinde Young Jerry tuzi ukuntu aririmba pe ntabwo waga waririmbye nayo ntabwo yagenda ariko urumva kuko uri manager ntabwo twakwiye no kukubahuruka rwose icyizere cyawe kigumana ariko shaka uburyo basi wavuga ati nubwo nikoreye amakarita ameze angahe ngo akore biriya bintu ushyiremo inyoroshyo uvuga ati indirimbo ariko narumiwe mara yanjye shaga ntusanzwe ahubwo se nanjye mu nshoremo nanjye mfite imana dufite manager twese umva Didima ikintu gihari Rebecca yarembye ntabwo naririmba se umva mbwira Didima ikintu gihari kuko no munega ngo yanditse Young Jerry mwe murafite Young Jerry ngo agene ngo agarure indirimbo man kandi Young Jerry ikintu gihari nashatse kwereka Jowest ko yari manager ibihe byose kuri rero mwumva ikintu gihari usibye ko nyine Young Jerry we yazana mu mutima akavuga ati n'ubundi Young Jerry usibye kuvuga ngo yenda ngo yafuhira umuhanzi wari watwikaga n'ubundi byaririmbaga ntabwo yabiririmba nawe arabizi erega manager ntabwo hari kumurega
ariko ndadidima reka njye nongere hari akantu njyewe wenda nagize mishearing cyangwa misconceptions wenda y'uburyo nabyumvishe. Young Jerry, how are you? I'm good. How you doing? I'm doing fantastic. She's doing it fantastic. He's doing it fantastic. Imana cyane none se Young Jerry reka njye nkwibaza akabazo k'amatsiko kandi rwose unansubiza mu buryo bworoshye. Ntabwo ngende umuntu ntabwo njya muri past ubundi njye mbara What feel free to ask naribi. nakweza muri Congo bubona bwangu none se Ninde wanayemo? nako Young Jerry reka nkwibaza akabazo. Ngosha. Aga shana. Sorry this ntabwo nabonye ukuntu ngutama. Siko numa muri kuvugira mwe wagira ngo discipline mwayitanye. Wowe kuvuga ko ntabwo uri gusoza niyo mpamvu tudakeneye kumva ibyo uri kuvuga. I'm sorry ya. Beka hangana ari mu bitaro ntabwo ari abarwayi ntabwo ngiye naho ngaho njyewe nakugusana nagutera urwabasazi. uzabikora uko ubishaka kandi nubundi nawe Ego yatangiye byarangiye bikurushye. Reka mubwire ntuza Gilbert ibintu byarangiye pe. Ahubwo Young Jerry muri kumufatanya n'ubukene mwe mukazana ibintu ese ko mwese mwavuye rimwe nk'abagira ngo mwambitse amakanda atangadi aga dukomeza sije. nuko rero Young Jerry yarakennye mumureke yicane. reka nyine ntibarebe ikibazo bro muri ibi byose bano abayahudi n'abayahudikazi bavuze wowe hari ikibazo bifite ikibazo nende muhawudi beka yo nende ntahemo hari ikibazo bifitemo Mwamuretse akabazo mama. yo baza no sorry Indirimbo washiramo amafaranga yawe nta kibazo. mani mwabaye bakabaka mwagiye mutuza dusajije umuntu. beka ningibura ntabwo zagukumbura pe wowe none Young Jerry ngenda gufana mani yefana imiziki yawe. nane Young Jerry ndamwifanira Nubwo ukennye ariko muri inyuma. Wajya guhedinga indirimbo z'umuntu atari ubukene bukurangije. ako mwana yanjye mw'abantu mwe mama mahoro nanjye nkavuga Warije umufuka wanjye. Didi mwana wanjye. Manajeri. Zoe sawe turakubuza amahoro ntabwo uri buvuge. Manajeri. Beka ni umutipe ngo ni oya promota uri kuri kodinga Didi. Uvuze ngo uri kuri kodinga ntabwo nazongera kugaruka iwawe. Kuri kodinga baragushyira kuri YouTube mu kanya. Mana we puzzle nibyo reka wowe nabagwa notification DUTERE ari gukurura amakuru kuri YouTube. Nawe rero ngo hashyizeho agakamera turi kukureba tuzana kurebesha. Young Jerry we yicara ntabwo nzongera kwigarukaho. Beka bari kubeshyara tubona bagwa notification ariko njye ntabwo nasoza kuvuga mba mw'abantu nubwo uri umukene ndagufana turi ku manager wazimije umuhanzi wacu. Omba mwese mbabwire ndanabiyamye ariko ntari bimari ngenda gufana ibindi byose babire gafanirwa mbora y'amakarita no so wabonye mu mvuga ngende mo kuvuga Young Jerry reka abandi bantu mani ngenda gufana kandi umufane biramaze kandi urakoze unashyigikiye ko yazimije umuhanzi wacu se nikimanuka kiriya kiniga ndanzayisa nacyo numva nta discipline gifite. Young Jerry uri manager ukennye ariko ntari ese gukena hari udakena nyine jye byemera ko wakennye ugakuraho indirimbo wanjye ubwo none se ko wakennye man ugakuraho indirimbo zikwinjiriza amafaranga. Ariko se hari indirimbo washoyemo ko ndi kumva aho wabigize intambara. Nubwo ari garafe yawe ko nagafatika ngiye mu maso yanjye. Ushora mu ndirimbo akonya kaza makarabona akongera indirimbo
aga uretse bwiza pazi ukuri ntakimana no mani muri mute nyose afashije icyo nguwo ngo ako n'abanyangije umbwiza ukuri kandi akemera ubukene umbwiza ukuye kuri mwebwe umbwiza ukuye kuri mwebwe muza mwigize abakunzi b'abahanzi uretse gato ibyo byago bindeba cyane by'abagafurere n'ibiki ntabwo ikindi gihe uzagira umuntu wawe ugiye disipurine njye ntabwo ikindi gihe si ikindi gihe n'ibijyanye nitwa Gilbert ntabwo nkuzi mwana ntabwo nkuzi rwose uravunika cyane ntabwo ndi ikintu ndi umuntu nakubwiye ngo urimo uravunika rwose ugiye guhangana nanjye waba uri kuvunika njye ntabwo ari uguhangana njye ni ukubwiza ukuri ntabwo ndi guhangana urambwiza ukuri se urambwiza ukuri nahangana nawe urimo uraza kubana Jowest ubu ngubu ibaba ryamumennye uraza kuburana umuntu uzahari natwe bamubwira hatajyangijeri urakeneye manajya ukeneye ariko ndagufana ibikorwa byawe nize kuba nabibonaho hari abavuga ntacyo wakoze uri aho ngaho urasamye gusa nta kintu urimo uravugira ku mega bwangahe nanjye ndakugarukiye ntabwo uzi ibintu imvune imvune yawe ndayizi kandi ndayumva wari wikoreye amakarito igihe kirekire ndabibaza nk'ayo makarito nanikoreye hari uwafashe kuyikorera se ariko iniga hano zikaza zasama gusa atayikorera se amafaranga nayikoreye umuntu n'abandi nabikoreye imifuka barahari uriya hanga yikoreye imifuka hari arayirirwa oya yikoreraga imifuka we yikoraga imifuka ntabwo yanga itari ntabwo yiza kandi kazi yakora muri Amerika ubona ari akayididima ayo niza arampagije ku mutima wanjye umva ahubwo yanga ijeri shaka n'imwana z'umukinireho ntacyo yabitwaye mana nta muntu ngiye nkineho mani icyo ndiho ngiye ndi gushakisha ni ukuzamura impano zikiri ntoya bazamura bari abasaza bakoze impano zindi kandi niyo wazamuye barayizimiye niko akora nyine akugeza hejuru agahita kurangira mani mwe ari igihe mutagenda ku ruhande rw'umuhanzi mukagenda ku ruhande rwa manager gusa umva nkubwire rero ntabwo bizakunda kuko ntabwo ukiri manager wabaye umuhanzi izamura ahubwo wowe niyo nama nakugira yanga ijeri umubwire Didima yanga ijeri mu mubohokeho neza urumva mu mubohokeho muvuge ko nyine mumenye ko mugiye kumutwara nk'umuntu wakennye uri kwanduranya mu muziki egare mutari kumutwara muri ubwo buryo muzakomeza mubabare mwana yanga ijeri nta kintu afite ubu ngubu cyo kubwira abantu mu bijyanye n'umuziki yazanye umuntu ejo bundi wandikiye ba Makanyaga ngo amugaruye mu kibuga urumva ibintu byayo n'agasi uwo muntu kuzana abo bantu bagiye baricyaringa kera ariko uyu muntu ufatika niyo mugiye kujya kuburanya mu bintu bijyanye n'umuziki oya ntubigireho ikibazo ntunabikindire kuko amahitamo baraye kugira ngo ahitemo uwo bakorana oya uriya wamugendeye ngo azakwandikira indirimbo kandi yazandika sinzi uzazumva ahubwo wowe niba Jowest yarakubabaje waramuraburije bihagije nta birenze njye ntawe nigeze muraburiza amana amakuru cyakoze mfite umva nkubwire njye amakuru nifitiye nta birenze njye nakweje amakuru ufite nuko ngo wamugiriye ishyari wakoye imiziki yakoraga iri kurebwa wakora indirimbo nka manager zose rero wazikoze ukabona iyawe irebwe n'abantu 7 wapi nta nubwo niyo nshyiraho indirimbo yanjye mwana ibyo bintu ukubeshya mwana yakoraga imiziki ku ruhande ikarebwa n'abantu 7 mwana ibaze nka manager akakora umuziki ukorwa n'abantu 7 uwa manager abana agatumbagira ibyo bintu birababaza akoreba nka Muyoboke yaje kuririmba rero yanga ijeri umva nkubwire puzzle yanga ijeri usibye nyine ko mu buzima busanzwe nyine umuntu wese afite ubukene ubundi mubanza mureka abanza yongeye gukora amakarita garuze yatakaje muzabona ibintu abikoze ruzungu ibi bintu sakora azonyagaruye imiziki mwana yabuje se yayihayidenze se si hari ntago arayisima ya Jowest se muzabona abikoze kareka mwana bira n'ubufu hano bayirahayidenze
arayifite muri dashboard irimo. Rega ni kwabwira ngo ni ikibazo cy'igihe mani namara kubona asubiye ku murongo muzabona ibintu ikihe uri gusubiza inyuma umuhanzi mwana usubiza inyuma sosiye yamushaba amafaranga yikoreye akuze kwikorera karito pazo amasaha 8 ugashyira kugeza 12 buri munsi umuntu akaza akayakiniramo nangwa namugakabye ese yaragarutse cyane ntabwo yagarutse si hayi indirimbo so urumva bitarahuriyemo barabyose agara ibyo ni itiku kuzana hano kanjye nandi umuntu ahayibye warayisibye irahari mara none se niba utayayirinze cyangwa uyisibe iriye uri mwagiye kuyishaka murayibura iri kuri channel y'umuhanzi nimba mwabigize intambara ibintu byose bifite byose ntabwo umuhanzi yakoreye kariryamire mani ndeka kariryame bari sitiribuze guhuza se mukanya kandyame nimuza kubyuka muze kumamagara ngo nge ntago ndi businzire mani ndaya yanyine nawe nyubwira wa muntu wazi kuvuga ibintu hano usubwo ni ntago wafata biswa niryamire muramuke mwese bye na hejo ase Jari ni ryari kubwira Nyoni we mumeze neza meze neza ariko man indirimbo ngo z'umuhanzi baragiye barazifuta niko Jari ni gihe yarabwiye mani cyanumvise nabi uri kuguriza amacyani wo kakubwiye ntabwo ibyo bisagira feri rega mwamubaze namwe cyane yagifata murahita mubagira rimwe abahanzi bashaka hit nibo baza guterana natwe amagambo mani nta manager muzimuza kuri pano kuburana yirukanga ndaga urana nabonaga hano nta muntu namanura disi nabubashye ariko nari kumanura nka sote wari wimyutinze ubone kare nyifite amavuta barabajama mani baje gusapotinga abahanzi babereka ko babakunda bafite ibiceri ngabo bagiye kumuremera bikarangira basinya ama contract bikarangira babikiniyemo bazo nzoyisa nuncecekeshe kuri no ngingo ngiye nkunda umuziki kurusha mu kintu nagiye ko ibyo ntabwo biri muri gahunda yawe ntabwo nkunda umuntu ukinira mu muziki nk'abari abana kabisa nta mwana uba manager kabisa rega ntabwo nta n'umuntu ugeze mvuga wenda ngo aronge ko music is nawe sarari umuziki mubera ko ni imbaraga umuntu ashyiramo kugira ngo akore igihangano sibyo ubwo yagize umuntu ukina ku mwanya wawe bari abana baza gukinira mu muziki mani yari ngagiye kuvuga yari wavuze nanjye ndi umuhanzikazi ntuzajya muri management y'uriya muntu uvuye hano akuzamura akakuzima management agiye ndajya kwande uzajya muri management yaga cyangwa iya Didimani cyangwa iyanjye aga yaranyanze oya ngenda kubera kuririmba nabi oya nta muntu uririmba nabi nawe ubundi mu cyongereza baravuze ngo if you can talk you can sing, if you can run you can, if you can walk you can run. So ntabwo nizera ko kuri iyi si nta muntu utaye Imana nuko nguko babashuka mwese mukaza kutujwigirira mu matwi ngo muraririmba ubwo se amajwi igiri yawe sinabakunda kugira yego rata umva buri wese afite ijwi ryiwe urumva nkuriya yaje ari manager none ngo nawe asigaye aririmba ngo ntabwo yamanaginga impano ebyiri gereka nkubwiza ukuri ngewe nihanganye umva doyisa uzambere manager mu kunywa icupa oya nibyo nge nabaye umwana mwiza rwose kubera ko Didimani nawe na discipline bro ngewe uriya mutipe nari kumutoza
ntabwo ngiye kuvuga nabi ariko none nari kumubwira nabi kubera ko bro abantu nka bariya mwana nibo batuma igihugu kidatera imbere mani batuma batuma igihugu kidatera imbere batuma n'indaya zitwimasha. twe turahari abantu twakoze kugira ngo imbaraga zacu n'imyaka dufite tube turi aho tugeze twarakoze nta muntu waje muri life kugira ngo adufashe twarakoze kugira ngo tubaho noneho haje umuntu wowe yagenda yaprogire kabisa habe no kwisobanura wenda ngo navuge n'ikibazo hano Didima numbwiye ko biriya tuvuze yango ugiye kubishyiraho arabishyiraho amabare yabishyireho ariko pazo amabare yabishyireho abanyarwanda bumva ukuntu uriya mu manager yisobanura. posing amwese mu posing shari agiye kuririmba agiye kuduha akapera katumve kazi kuririmba wadagaga ndamubera manager bashaka kunyirukana ahangaha oya kandi uvuze kuri umuhanda kandi wowe ubufasha buri hano none agapera yakuraniye mutinge mubere manager mutinge twumve ni imyutinga ahubwo uyu muhanzi ni amanuka siko nabyiririmbira ririmba twumve ndaza kugukurikira niba se ndi umuhanzi uyu muhanzi ashaka gutera imbere cyashaka kujya muri management ya Jari pazo reka ngiye muri akapera yihuta cyane sibyo noneho ngewe ntabwo ni umuhanzi ariko nanone nkunda abahanzi pazo ngo tuhuze amajidima reka niryamireho gakeya mani